gahunda bakomeze mufate nagira ngo nanga dukomeze gahunda ibyinshi twabikore hariya twumvise ijambo ry'Imana twaririmbye kandi abari bari hano kuri iki gikorwa nabo Imana ibaha umugisha. Nagira ngo rero dusenge Imana kugira ngo dukomereze n'aha ngaha, dusabe umushumba w'Imana. Mwami Imana ushobora byose, turagushimiye muremyi w'ijuru n'isi, turagushimiye ko tuje aha hantu guherekeza umukozi wawe. Twebwe twese ko turi aha hantu ntawigeze atekereza ko uyu munsi tuzaba duhari, ariko ujya kumurema ukamuzana ku isi wari uzi ko umunsi wari uyu tuzamuherekezaho. Ibi biratwereka ko nta n'umwe utazagera ku iherezo ry'ubu buzima agategereza ubundi buzaza. Turagusabye Mana kugira ngo twebwe abaherekeje uyu mukozi wawe uduhe kwitegura, kuko natwe tutazi umunsi cyangwa igihe tuzahamagarirwamo. Izina ryawe nirishimwe, tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Ubutumwa bwiza bwa Yohani igice cya 11:25, Yesu yaratubwiye ngo niwe kuzuka n'ubugingo, umwizera naho yaba yarapfuye azabaho. Kugira ngo rero bari dufasha bamwe bajye no hasi kugira ngo nabafasha mwebwe. Aba rero baratera kuriya bayireze ijya hagati yawo undi nanone nahindukire muri abo haraguru. Kano koko ngo uzamure wewe. aya uwo n'umufuko kuvaho, uwo n'umufuko yuhere Ngoza mukutero hara kumwisha. oya yahita yagiye umuntu umanuka, agire umuntu umanuka. yego hana kubaza hano urabona ko Undi bateyuza